Haleluya, haleluya, ndabashuhuje inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana mudukurikirana buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Mukunda ijambo ry'Imana musanga kuri iyi channel y'ubutumwa bwiza. Ndabararikira kumva ijambo tugiye kuganira muri aka kanya. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Kandi nkingenga wowe ugeze hano bwa mbere kugira ngo ukore subscribe kandi ugubwe neza mu mwanya tugiye kumarana wo hamaze iminsi ukomeze wakire n'abandi kandi Imana igushyigikire cyane. Ndabakunda cyane abantu munkurikirana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uwiteka abahereza umugisha mwinshi cyane. Arabankurikirana bakora utuzi dutandukanye. Uwiteka abahere umugisha muri utwo tuzi. Hanyuma n'abatarabona akazi nimuhumure ibyiza biri imbere muzakabona. Ntabwo tuzabonera utuzi rimwe kandi nimuhumure ntabapfira gushira. Uwiteka azagenda adusubiza gake gake kandi n'umuntu utarasubizwa afite ubundi buryo yasubijwemo. Wowe ushobora kuba ufunguye kino kiganiro urwaye, Uwiteka aguhe gukira mu izina rya Yesu. Hanyuma bari mu mpande enye z'isi namwe mugubwe neza. Uwiteka yakoze ibikomeye atwigiza hafi yanyu muri ubu buryo. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana ari ku mutima wanjye. Uwiteka yashyize kuri uyu mutima wanjye kandi ni amagambo ari bugufashe. Aravuga ngo ni mu gitabo cya mbere cya Samuel igice cya 2 umurongo wa 10. Haravuga ngo abarwanya Uwiteka bazavunagurika, azabahindiraho ari mu ijuru. Uwiteka azacira abo ku mpera y'isi imanza kandi umwami we azamuha imbaraga. Azashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize amavuta. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ibi ni ibyishimo bya Hana cyangwa se indirimbo ya Hana yaririmbye asubiye mu rusengero ahetse umwana. Yari yahavuye bwa mbere yarakubiswe nawe ubugomba bwaramukubise nk'uko bukubita abandi bose. Kandi abantu bari mu gihe cyo kutabyara babuze urubyaro. Hari abo Uwiteka yafunze yazibye inda nk'uko Hana yari yarayimuzibye niko birivuga ngo Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Muhumure iri jambo rigiye kuba umuti. Hanyuma abantu aka kanya namwe muri mu bigeragezo bitandukanye mwashyizwemo n'abantu. Kuko hari ibigeragezo umuntu ashyirwamo n'undi murabizi cyane. None se ugira ngo iyo umuntu agusenyeye nk'urugo ntuburi mu kigeragezo washyizwemo n'undi? Ugira ngo nimba uri mu kigeragezo cyo kwamburwa ukaba warasubiye inyuma, urumva atari ikigeragezo washyizwemo n'undi? Hana rero ahangaha iyi ndirimbo yiririmbye asubiye mu rusengero. Isura yarahindutse, akanyamuneza karaje, agataye karaje, uburanga bwaraje. Afite indirimbo zidacika mu kanwa ke kubera ko yari yasubiranye y'umwana. Bibiliya ivuga ko iyi ndirimbo yayiririmbye ari mu rusengero ngo ni ibyishimo bya Hana. Yararirimbye ageze kuri uyu murongo wa 10 aravuga ngo abantu barwanya Uwiteka, ngo umuntu wese urwanya Uwiteka azavunagurika. Ibaze n'ukuri ngo azavunagurika. Abarwanya Uwiteka bazavunagurika, azabahindiraho ari mu ijuru. Uwiteka azacira abo ku mpera y'isi imanza. Bazavunagurika kuko azabahindiraho ari mu ijuru. Ariko ndashaka ko tuvuga kuri aya magambo twitonze. Ese abantu barwanya Uwiteka koko babaho? Iyo abantu barwanya Uwiteka babaho? Hana iyi ndirimbo yiririmba yari mu mwuka, ari mu mavuta. Kandi abantu barwanya Uwiteka
baje kera. Hari ukuntu umuntu ashobora kurwanya Uwiteka akwifashishije akabarwanije Uwiteka. Wibuke ko Uwiteka yaravuze ngo umuntu wese uzaguhagurukira azapfa kuziza, kandi uzagutunga urutoki ni jyewe azaba arutunze. Mu yandi magambo bivuze ko hari abantu barwanya Uwiteka, nta muntu urabona Imana, ariko ushobora kundwanya ukaburwanije Uwiteka. Umuntu ashobora kukurwanya akabarwanije Uwiteka. Hari abarwanya Uwiteka banyuze ku bantu ariko hari itangazo batangarijwe aka kanya ko bazavunagurika. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Ariko aha ngaha harimo ijambo ryitwa kuvunagurika. Kuvunagurika ni ukuvuga ngo nta hantu hasigara, ingingo zose ziravunika. Hari ukuvunika, hari no kuvunagurika. Urumva kuvunagurika nta hantu na hamwe hasigara rwose, uravunagurika pe. Ni Ikinyarwanda kigoye. Hari umwana w'imyaka 2 utabwira ngo vuga kuvunagurika akaba atabishobora. Abantu rero barwanya Uwiteka bazavunagurika. Ni ukuvuga ngo kurwanya Uwiteka ni ukurwanya umuntu yaremye. Iyo urwanya umuntu waremye witegure kuvunagurika. Ubu gahunda mfite, itangazo mfite ni iry'abantu barimo barwanya bakurwanya. Wowe bari kurwanya utega amatwi wumve. Uwiteka agiye gukora ikintu cyitwa kuvunagura. Yesu we, abantu barwanya Uwiteka bazavunagurika. None se nimba mugira ngo ndabesha, ntimwibuka ka gakuru ko ku nyanja, uburyo abantu barwanije Uwiteka bakavunagurikira mu nyanja? Bazavunagurika. Baravunagurika se ko bavunagurika? Burasaba Midiyani ntabwo bavunaguritse, barwanyaga Abisiraheli se bagira ngo Uwiteka arakina? Irigatangira umenye ko Uwiteka nta n'imikino afite muri uyu mwaka. Abantu bakurwanya niwe bashaka. Erega umenye ko intunze urutoki yababara Uwiteka, uri intunze mu mutwe hababara Imana. Umuntu wese ukurwanya umenye ko abarwanije Imana. Ukwanga abayanze Imana. Umuntu uguhagurukiye abahagurukiye Imana. Ariko imva ukuntu Imana ivuze aka kanya muri amagambo aryoshye cyane. Abarwanya Uwiteka bazavunagurika. Umuntu wese uhagurukiye kukurwanya ahawe itangazo kandi ririhutirwa ngo azavunagurika. Hari abantu bagiye kuvunagurika bakuzize. Barwanije umuhamagaro wawe bazavunagurika. Barwanije iterambere ryawe bazavunagurika. Barwanije ejo hawe hazavunagurika se bake ahubwo. Mana yanjye, hazavunagurika bake. Imana idufashe abe nta muryango wakurwanije, kuko hagati y'umugabo n'umugore n'abana, nimba umuryango wose warakurwanije bazavunagurikira rimwe. Bazavunagurika. Abantu barwanya amasezerano y'abandi bazavunagurika. Bibiliya ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Please, sinshaka kuzongera kumva abantu baguhagiraho. Sinshaka kuzongera kumva abantu bafata ijambo bamaze kurya. Sinshaka kuzongera kumva abantu bavuga ko wagumiwe. Sinshaka kuzongera kumva abantu bavuga ngo uzapfuta byaye. No, sinshaka kuzongera kumva abantu bavuga ngo Imana yabibaka. Sinshaka kuzongera kumva abantu bavuga ngo ntabwo ntabara. Sinshaka kuzongera kumva bavuga. Haleluya. Ariko abantu barwanya icyo Imana yavuze kuri wowe, abantu barwanya ejo hawe, abantu barwanya Uwiteka, abantu bazavunagurika. Burya bari abahungu barwanyaga ba Daniyeli, ni Uwiteka barwanyaga, bagombaga kuvunagurika. Wibwira se ko zirangabo zashakaga Eliya murwanya zagombaga kurya inkonje y'agahanga, zikavunagurika. Bari abantu bagombaga kuvunagurika rwose. Hanyuma be ikavuga ngo azabahindiraho ari mu ijuru. Azabahindiraho. Ariko Uwiteka agira ibintu nka 3 ahindiraho ku buzima bwawe. Uwiteka agira ibintu nka 3 ahindiraho ngo azabahindira.
hari ukuntu Uwiteka aza afite gahunda yo kubahindira hejuru, kandi ni hejuru, azabahindira hejuru. Amina. Azabahindira hejuru. Ari ukuntu Uwiteka ategura ikintu kandi akagikora neza, kandi Uwiteka akora nk'umuntu wateguye. Ntabwo ajya akora ibintu biciriritse, ntabwo ajya akora ibintu biri bubonekemo defo, akora ibintu bitari bubonekemo defo. Ariko nyumvira ahangaha aravuze ati hirya yo kukubavunagura, hirya ya indi matimu nayo atoroshye umwanya ntaragera ngo nyavunagure, nzayahindira hejuru. Uwiteka ahindire hejuru y'amahanga kurwanya, hindire hejuru y'umuntu ushaka kukurangiza, ahindire hejuru, hindira hejuru wa mana we, hindira hejuru, ahindira hejuru, hindira hejuru, hindira hejuru, hindira hejuru y'izi mbaraga zarwanije umuntu wese udukurikiye. Yesu abahereza umugisha cyane. Twarimo tuvuga ngo abantu barwanya Uwiteka bazavunagurika, bazavunagurika. Rero nimba urwanya abantu b'Imana wo kabyara we, imbuzi irabonetse itondo utavunagurika, have uryo mwungu si bibamba, bazavunagurika. Rimwe abantu bihaye kunegura Mose, barangije ngo basesa urumeze, se buriya ni urumeze ibibembe, basesa ibibembe, ngo barimo bamunegura ntiyanumva, ataramenya ko banamuneguye. Uwiteka ahita abaha gusesa ibibembe. Umuntu ukurwanya wese utangira umubwire ko agiye kuvunagurika. Aho bahereye mu buto bwawe, uzi igihe bahereye mu buto bwawe, igifatiranga muntu ukuze barakomeza, ntibajya bacete, najya wagira ngo ni ibintu nabo babaroga, wagira ngo umuntu ukurwanya nawe barabimuroga. Barakomeza wubatse n'urugo, barakomeza barakurwanya, baragukorekerana, barakomeza urugo rugezemo maze kubyaramo kabiri, baranga barakomeza, hayiwe barakomeza. Ariko umva itangazo Uwiteka Nyiringabo baravuze ngo abo bantu nzabavunagura. Se nyine Imana ikugirire neza cyane wowe warukurikiranyira ijambo. Uwiteka aguhe umugisha, utangire wicare ku ntebe nini iteretse neza. Uwiteka avuze ko umuntu wese uzaguhagurukira kukurwanya azavunagurika. Reka dusenge dushimira Imana uburinzi na protection izanye ku buzima bwawe. Mwami nyiribihe, turagushimiye cyane ko ukunda gusapotinga abantu bawe. Uri Imana irwanira ishyaka abantu bayo. Uvugiye mu ijambo ryawe ko umuntu ukurwanya azavunagurika. Haleluya. Uturwanije ni wowe wabarwanije, utuvuze ni wowe wabavuze, uducanze ni wowe wabashatse gucanga. Uvuze ngo uyu muntu azavunagurika, nihashake hazaba ari ku cyumweru azavunagurika, nihashake hazabe ari mu mubyizi ariko arwanya ibintu wadushyizemo azavunagurika. Haleluya. Urakoze cyane. Ndagushimiye Nyiringabo kuko ari bikomeye bitarondoreka. Ubwami bwawe buze, gitinyiro cyawe kibe kuri twebwe, mu izina rya Data twese Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Shalom, shalom. Mana ibahereze umugisha.